dufite ibi, u Rwanda dufite ibi, u Rwanda kandi ibintu byararangije kuba bya famiye runaka. Murakoze. Yego Gasaro urakoze. Arwamucyo kuri X twumva. Kuri X niba murimo kutwumva mwasubirana ijambo. Rwamucyo. Mikoro yanjye yagize ikibazo. Ubu turakumva. Yego turimo kumva ubu turakumva. Kaduha umwanya David igifubaganiye nyacyo kugira ngo niko wiyise ntabwo ndi kugutukana ndarengana ngira ngo dusobanure uburyo umutungo w'igihugu utari mu maboko y'abo bantu twari turi kuvuga, tubwire kuri ibyo bibazo twibazaga. Kandi ikindi disclaimer, buri twese turi aha ngaha ntabwo turi expert mu topic turi kugira, nuko ari ibibazo twisanga nk'ubwo nk'abana tugasanga nka genzi tugasanga ahubwo n'ibyo bibazo mushyiramo abanyarwanda biraturenze, ariko muhumure tugiye kuzajya tubafatira umwanya tube exposing abantu nk'abo bakora amafuti nk'ayo. Ndumva wakomeza. nanjye rega ntabwo ndi expert mu kintu na kimwe. Nanjye ndi umuntu, I'm just an outsider who observes stuff like you do. So kandi ntabwo mvugira leta, right? Even though nubwo numva ibyo leta ikora, kandi nanjye iyo bigezeho ikwiye kunenga nayinenga, kandi nkanenga kimbuga ibigamije kubaka. Kimwe nuko namwe hari ibyo muvuga aha ngaha numva bizima, hari umuntu wenda wo muri leta hari take note noneho akagenda akabikosora. It's not bad. Ariko reka mvuge kamere ku cyo Gasaro ashorejeho ku cyambere. Niba FPR itarubatse umuhanda na MDR na MRND nta mihanda byubatse, imihanda tugenderaho ubwo yubatswe n'Ababiligi, ubwo yubatswe n'Ababiligi, kandi n'Ababiligi nabo bagiye bakurikiza ibirari by'ibirenge by'Abanyarwanda aho banyuraga bajya gusura ababo, baragiye batwara imizigo yabo, nabo niho bakurikije. Ubwo iyo mihanda yubatswe nande ntitumuzi, ariko nibura ndaza kuvuga ko yubatswe n'Ababiligi. No, reka ko mpave nagira ngo gusa ataza kurata MDR aha ngaha akora icyo yakoze. Reka aho kamveho kanjye ku kakabiri, kuko wowe wavuze kuvuga ngo umva iyi pansiyo uvuga ndabyumva. Abanyarwanda mu Rwanda babona amafaranga make ya pansiyo pe, kandi it's general. Utanze n'urugero rw'ahandi, kandi n'ahandi nabo barekarama ko amafaranga atabahagije bakurikije aho ibintu bigeze, aho demand igeze, nta hantu n'hamwe hahagije. So iyo uvuze kuri rero nagira ngo ubwire ko no muri ibyo bihugu bavugaga ntabwo ubyuka mu gitondo gusa ngo ubone ngusabye retirement uri kohereza sheke y'amafaranga ya bakubarira. So at least you should have told your people, your listeners, this. Your 401k uvuga, all right, that is a private, that's a personal savings, that's a personal payment. Nabisobanuye ko amubwira ko utasobanuye, reka mubwira ko utasobanuye. Ako utasobanuye ni uko wabwiye ko nanone kugira ngo amafaranga ubona azanga no kwangana biterwa n'ibintu bibiri. Biterwa n'igihe usabiye retirement. Iyo ugisabiye kuri 65 kuri age ifatiwe, ntabwo amafaranga ubona ariyo menshi. Iyo uzamuye ukagera kuri 70 ubwo wari contributing ubona menshi. Uza kandi kantu utababwiye nuko nanone retirement ubona, uza kandi ubona igihe watangiye gukorera na contribution yawe ubona ayo contribution muri retirement ubona ubona make ayo contribution muri retirement ubona. Ako wopo shira mutinga mikoro. wopa ninde uri gutuma ashyiraho mikoro ntuyikureho? Ni wowe uzamuye Mushayija azamuka atakuyeho mikoro. Amumanure. Komeza David. Mwakomeza mutwihanganira. David uri kumva? David wagiye. Shira muri kunyumva? Yego we turakumva Rwamucyo. Sinzi David ntabwo ari kumvikana. Niba atari kumvikana wafata undi muntu kuri X. Ndabona yamanutse.
yazamutse reka nongere mwimvayitinge mu gihe ataraza ahitamo undi muntu kuko nta muntu kuri X mbona wazamutse nimba ari umuntu ushaka kuzamuka kuri X yazamuka kandi ikindi tukabibutsa ko turi hafi yo kuza aya masaha 24 urabura time ntoya so rero umuntu wumva ashaka kwinegura nicyo gihe cyiza cyo kubikora David wakunda ukazamuka kuko David nkunda uburyo David mbere yavugira muri space yavugiraga hejuru ariko nkunda gukunda muri iyi minsi ukuntu ari kuza at least akaganira ndabimushimira cyane donc reka nze ngira ikintu muvugaho ibintu yatangiye kuvuga ariko imeze yatangiye kuzana neza zindi zisanzwe atangiye kugereranya wenda ntabwo nzi igihe wavugiye ibyo ngibyo wavuga barimo kugereranya 401k ibyo ngibyo ibyo wavuga ikintu navugaga nagereranyije ni kind of policy mvuga ko zakabaye zifatwaho urugero ntabwo nabigereranyije mu rwego y'uko ari ibintu bya ntabwo nabigereranyije nk'uko ari kuvuga ngo navuze ngo ahandi navuze ko ari ikintu twakwigiraho kuba current working enforcement iri gukora sponsoring abantu bari muri pansiyo so nicyo kintu nashaka kumvikanisha ntabwo navuze ngo tugende turakorere kopi ubu navuze nka case study gukoresha icyo kintu nka case study nanjye kuvuga nanagaruka ariko si ngombwa ngo ajye kuvuga niyo ngo we navuga ati igihugu cyatera imbere gutya ibi ngibi ntabwo bigenda neza nk'uko twabivuze cyangwa bigenda neza cyangwa byakundwa gutyo nibyo bijya bwiza bwo kuganira kugira ngo atangiye kuvuga ngo ibyo wavuze si byo wenda context yumve context no kubivugamo ntabwo ari ngombwa atangire kuvuga nyine ko urugero watanze atari rwo ngo atangiye kuvuga ngo ibindi bihugu nabyo bifite ibibazo neza argument zisanzwe ndavuga ngo ahubwo naza tubwire ese ibyo twavuze arabyumva ate byagenda gute twabikora gute ninde wabikora no kuki bidakorwa donc ikiganiro gikwiye kugenda gutyo wenda nagaruka bitubwira ko si ngombwa ngo ajye kuvuga ngo ntabwo ari ukwigiranya ntabwo igihugu bakigiranya n'ikindi simbizi impamvu nyine dukunda nyine abantu bakunda kuvuga ngo ibibazo ngo dufite ngo n'ahandi ngo birahari that's not the point icyo kibazo kandi no mu mvugo yanjye navuze ngo ni abantu bazi gushishura ariko ntabwo iyo polisi bayishishura n'iryo jambo narikoresheje already ntabwo nigeze mbikompara muri sense y'uko bigomba gukorwa mu Rwanda navuze gushishura igitekerezo cyiza kukigaho nyine kikaba implemented bigendeye ku baturage b'abanyarwanda nabo zino argument bazakubwira ngo Amerika ngo irifata ngo gatera ngo za Irani ngo kugira ngo usange umwanzi aho ari ukibaza Amerika ko ufite za anti-missile u Rwanda Kongo nubwo nayo idashinga iramutse zigeze igatera Kigali ubwo ibyo bahora batubwira ngo Kongo irashaka kubatera bagira ngo batere Kongo isigare ifashe amapfubyi ntizatere bakaturenga bakatwumvisha uburyo ngo East Africa ibanga abarundi bakabanga n'izo comparison bahora bakaza ngo no muri za Amerika ngo aba homeless kandi mu by'ukuri homeless zo muri Amerika ziri different usanga umuntu akubitwa na depression akabya mu biyobyabwenge usanga ntabwo ubasha gukora kuri peste y'ibyo ya level standard yaho ngaho ugasanga wasigaye inyuma ariko si n'ubwo ibyo bibazo biriho hari inzira nyinshi bafashamo abantu so rero ntabwo ikibazo bo kiramaze kubona hari ibintu bakora copy from western bikaba fera bikaba disaster kurenza uko byaba igisubizo ariko ibintu bizima bagakwiye gukopera bakazana muri Afurika ntabwo aribyo bakopera ngo baraza bakazana ubuntu bwo business bwa fake bashishuye ahantu ejo bakaza ngo bacoye ngo umuhanda ngo isi gusa kandi imihanda bakirengagiza ko imihanda yabo bayubaka itigeze akorwa inyigo iyo bus routes ugasanga nimba tuvuga urugero bisi zari zifite route zari nka foreign ugasanga noneho bakoze bari distracted na movement ya transportation muri iyo lane
kuko introducingemo itari iri no muri planning. So rero hari umuntu agiye gupointinga polisi bashishura zikaba zitari implemented bigendeye kuri standard y'abanyarwanda ni nyinshi cyane, kuko ahandi hose imihanda route za basi zikora gusanga zarabaye planned, gusa ntabwo ari ibintu bakora umunsi umwe kuko wabyutse ukabona ari igitekerezo kiri, ntabwo tubyimplementinga. Ibi bintu bifite feri nyinshi nka business side ziri kuri la mihanda ziba feri, kuko nimba hari bisi ishobora kuhatambuka, umuntu watambukaga akaba yagura umugati, akaba yagura umuturage nk'umwenda, urumva nimba atemerewe kunyura kuri la side, urumva bizajya bimufosinga kujya kugurira ahandi hantu. Usanga nimba wari ufite alimentation ahangaha iraferinze kubera iki polisi nk'izo zitari implemented bigendeye ku bantu baturage nyabo. So ikintu cyo gushishura bajye bashishura ibintu nyine banagire comparison ya society yacu. Icyo kintu nabwira niyo sense nanjye nabivuzemo. Ntabwo navuze ngo bagende bafate ikintu Amerika irakize kuturenza ngo bafate ikintu giterure neza burundu, ariko hari icyo twakwigiramo tukakizana, aho kugira ngo ufate umusaza wakoreye igihugu mu buto bwiwe umuhane kuko atagifite imbaraga, umuhane kuko atagifite imbaraga, nica n'ikize. N'ibyo bihugu bakoraho reference usanga amasoko menshi agira amadiscount y'abasaza, aba veterinary, ugasanga nimba tuvuga urugero nimba iri serivisi runaka iyo uri order cyangwa se uri umusaza hari discount, kuko bazi ko ugeze muri age iri vulnerable idashobora gukora ngo bigende kuri level bagifite imbaraga b'abasore. So ikintu bakora ni ugusqueezing, ni ugufata, ni ukuba abafite imbaraga bashobora gusubira inyuma bagafasha abagenda abakiri bifite ruguru intege cyangwa se bakigenda gahoro gahoro. So nk'icyo kintu twagakwiye kwigiramo, kavuze ngo kibagomba kuba implemented mu Rwanda 100%. Kuri TikTok wapfa bazamura umuntu David ntabwo yongeye kuzamuka, sinzi icyamubayeho. Mucyo ari kunyumva? Ndi kukumva. Ndetse nawe wagira icyo unyunganira. Sara mu jambo kuri TikTok icyo nakunganiraho kuba bashaka no kutubwira iyo 4K wababwiraga, ubuke ko iyongera cyangwa igabanuka bitewe na interest rate kwimeze. Iriya pansiyo yo mu Rwanda bihora bidahinduka, kandi ni amafaranga y'abantu baba bafashe baba bari gucuruza, nta kintu gihinduka. Ubuke ko for 1K the more interest rate go higher na 4K yawe irazamuka, kuko na transfer ushobora kubya accessing online ukareba aho amafaranga yaba invested, ukareba icyo bita hari n'udufaranga tugenda icyo bita tw'umusigarizwa mu cyongereza twita ngo dividends zikugeraho ziri small. Ukomeza. nibyo nyine ndi kukubwira. Ibintu by'iwacu nyine nuko umuntu abyibazaho byose bagashaka kuvuga ko ari interahamwe ari iki. Ntabwo ushobora kumbwira ngo urafata amafaranga y'abantu babitse wagiye ubakata ngo urabafasha ngo ugiye kubaka amazu ngo za miliyari ngo azagurwa n'abantu ukazashiduka ikigega kibaye bankrupt. Ibyo umuntu yabyibazaho yabona ko iyo polisi ipfuye, tugira abantu babikoramo wenda bari qualified muri byo baza kubidusobanurira, ariko umuntu w'intore wakaza kumvisha ko nimba Sibomana avuga ko yakoze imyaka 30 ninga yakorera ikigo cya leta akaba afite 30,000, ukumva wowe ugiye guhita ubihuza ngo yakoreraga make ariko babayamukataga, kandi amafaranga se y'icyo gihe niyo y'ubu ngubu ni interest rate yayo yakabaye kiri aho ngaho, ni amafaranga ye bagiye babika, ntabwo yakabaye yarungutse. Ibyo byose rero ko umuntu yabyibazaho ntabwo ari ikibazo. Kandi ubu yavuze ko ayo yahembwaga icyo gihe nawe yahembwe muri za 2010 atangiye gukorera Contact FM n'ibicya amafaranga ye yazamutse, ariko yaragumye abona amafaranga amwe. Ni kesi nyinshi n'abantu benshi nanjye nzi bagiye bahura na biriya bibazo by'amapansiyo,
ariko bigaragara ko ni ibintu birimo ubujura, ibintu biba birimo ubujura utamenya ibyo ari byo. Birababaje muri makeya, sinzi kuri TikTok bakomeza. Korpa urahari? Yego murakoze ndahari. Bondisa wabonetse? Bondisa ntabwo uraboneka? Matunda urahari? Okay. Master Plan hari icyo ushaka kuba wavuga kuri topic turiho? Ntabwo nabura icyo mvuga ariko na Rwamagripe mwihangane ko ndi kuvuga yamenaguye. Oya nta kibazo ni ukwihangana, twese zadufashe, turi mu bihe by'amagripe muri iyi minsi. Iby'ingoma n'imitungo yo byo byarancanze kuko nagiye mbona ibintu byinshi byabo muri kiriya gihugu. Iyo ibintu byose atari iby'agatsiko, nkuriya ndabaha urugero, nkuriya mugabo Dubai, ngiye ibintu bye narabikurikiranye. uriya mugabo Dubai bararebye basanga si uwabo, kandi amazu yose bari kubaka muri kiriya gihugu ni ukugira ngo bayakodeshe umunyarwanda. nk'iriya nzu bari kubaka nshyashya ngo inzu izajya igura miliyoni 80 kugeza ku ijana, bazajya bayiguha nk'ideni ubeho muri ubwo buzima bw'amadeni, udatekereza, nta kintu na kimwe, nta kwinyagambura. ari abatipe misiyo yabo ni ukugumisha abanyarwanda ahantu hamwe batasaba gutekereza, kandi twebwe baranabitubwira ati mwebwe ntimugomba gutekereza, turabatekerereza. iyo sisiteme y'inkotanyi ntugomba gutekereza, bagomba kugutekerereza, bakagushyira ahantu hamwe ukaguma mu kebo, bagapfundikira bakagira. nararebye muribuka uriya mushinga w'Abongereza, uriya mushinga w'Abongereza uza mu Rwanda, ngenda byibuka hariya ahantu bubatse haberaga ibizamini bya perimi. Twagiye tubona amavewiti, tubona abajepe barahuzuye. Wowe wafunze mikoro kuri gusakuza, ureka gato. Komeza umuntu usakurisha mikoro. Tubona abajepe baruzuye hariya ahantu bubatse Abongereza, tuyoberwa ibyo ari byo. Turareba duhita dusanga havuyemo uriya Cyomoro, uriya muhungu wa Kagame. Kumbi bakimara kumenya uriya mushinga, uriya muhungu wa Kagame yaraje ahita ahagura, leta irahamugurira muri ariya mafaranga y'Abongereza. urumva ko ni ibintu nyine by'akazu kamwe. urumva inyungu zose ari amazu yose ari muri Kigali, ni inyungu zabo, ni amafaranga y'abana babo, ni amafaranga y'umuryango. ni ibintu biri official bizwi, ariko abantu bakajyaho ngo twebwe ngo dufite imihanda, ngo dufite amavuriro, ngo dufite amashuri. Se umwana ararangiza 9 years 12 years utamushyira hariya ngo isobanure mu Cyongereza, ubwo ayo mashuri baba baturataho ni ayahe? Ndumva mukomeze, tuba ntameze neza, ariko ndakomeza ndi kubumva pe. Urakoze cyane. Owen, wamuzamura, njye sinzi ikibazo, sindi kuzamura abantu ngo bikunde. Muzamure nimba bikunda. Kumuzamura agahita yongera akamanuka, ashobora kuba afite ikibazo cya network, sinzi. Ndabona yagezeho. Wavuga David, komereza. urakoze cyane. ni telefone yanjye yari so nari nkomeza kuri kariya n'utuntu tubiri nari kuvugaho. nakumva ko so nagira ngo babwire nibura listeners, babwire uti biterwa nanone na contribution washyiriye mbahera ku gihe wakoreye, imyaka wakoze, n'igihe bakareba amafaranga umubumbe yose ya contributinze. Ntabwo babyuka mu gitondo gusa ngo kubera ko sabye retirement bayiguhe, never.
some people will receive less, others receive more. So bigenda bitandukana. Ariko ntabwo ibyo ngibyo bivuga birushaho bivuga ko nibura mu Rwanda definitely abantu bafata retirement bafite ntabwo ihagije kandi ni n'ahantu hose kubera ko ubwo nifashije kubera ko batanze urugero rw'ahantu hose kugeza ubu ngubu. Now that is done. Maybe more can be done. I think so. Kandi nanone izo private retirement savings mu Rwanda zirahari. Alright, njye numva hariyo bamamaza. Alright, irahari abantu bayishyiramo uko bishoboye. That will help. Let's see what will happen in the future. Now akoreka nkareki wasobanura ku criminal investment RCSB iri guferinga kandi muri aya mafaranga pansiyo nimba ufite amakuru nimba ufite amakuru ese ubwo bwiteganyirize bwo interest y'umuntu ikura gute twese nta makuru dufite nimba uyafite my brother ntabwo ngiye kukubeshya nzi ko hari amakuru aribwo abitubwira ariko ntaze kudupfunyikira nta nubwo nshaka kubapfunyikira niyo mpamvu ntacyo ndi buyivugeho. Okay, ntabwo ntacyo ndi buyivugeho. Reka njye ku cyo nendaga kuvugaho. Icyo nendaga kuvugaho ni transportation, which is my last point. Okay, do you guys remember before the regulatory commission, whatever body was set, ikibazo cyari muri transportation mu Rwanda? Izo modoka tuvugira ayo mataxi yabo bavandimwe ba benefitingagamo muzi bibazo yadutezaga. Do you remember Pandagari niba ari cyari kimeze nka Pandagari bakujugunya mu gatagisi mukagenda ku buryo umwe ngo nawe mukikire n'undi akikira undi? For goodness sake, now that is the kind of the system we are advocating for. Kubera ko uriko kubivuga nabi nuko zabagaho n'amande y'abantu batendeka. Uretse ikibazo cya discipline ntabwo ari ikibazo cyo kubuza abantu kubenefitinga muri transportation bayikore muri kazi. Iyo ni discipline nagira ngo utaza kuvanga ibintu. Urakoze ntabwo ndubivanga ariko ndeka mbivuga uko byari biri. Urakoze. Alright, so muzi ibyo bintu byajugunyamo imizigo ubundi ukicara hejuru y'umuzigo undi akicara hejuru y'umufuka kubera ko regulator itari ihari. Just because they regulated it, ayo mataxi bayakura mu muhanda. Mwibuka ukuntu byatangiye bana criticizinga ko ibyo bintu byo kwicara abaturage batabishaka ngo n'ubundi twagiye twicara hejuru y'imifuka cyangwa tugakikirana ariko tukagenda. Ariko airborne diseases zabaga muri biriya bintu ukuntu abantu basafaringaga, we don't see it. Ariko tumaze kuruhuka abantu bamaze gushyitsa agatima mu nda turabyibagiwe. Now we are free. I think we want to go back again. That is my point. Point number 2 on this one. Ugiye kumbwira ngo bakuri Letico, that's a public-private partnership transportation company. All right. Ugiye kumbwira ngo n'izindi za Matunda n'izindi za Virunga, that is all Kagame's son and Kagame's daughter, Kagame's wife. Izi companies zikorera mu mujyi wa Kigali zikora transport. Izo ni companies zijya mu ntara. Utaza kubivanga. Okay, urakoze. Niba nakunga ko twemeje ko hari n'izindi nibura ziri private zijya mu ntara. Ariko nakubwiye nabivuze byose. Abivuze ko za Tracom zize zaje ari independent. Mukiruke neza nabivuze. Icyo navuze contribute kuri za leta n'isi zino za KBCS za Horizon rwakomeza. Okay, alright. Wabivuze ntacyo reka mbere. Ariko twumve ko regulating a transportation system mu Rwanda byari byiza birakenewe. Wenda tuvuge ngo harimo ababivuyemo kubera ko they couldn't keep up with the requirements, and there are some those that did kept up and joined the organizations. Ndavuga ziriya bodies harimo izo ngizo zitwara abantu. Okay, bajoininze nabo bakaba benefiting aho ngaho bitakiri personal. Ubu ngubu babikora hamwe nk'amashyirahamwe. By the way, kurikira hamwe abantu bose birazwi ko ari byo ibihugu tuvugiramo kukorwamo. Ibihugu tuvugiramo hari private transportation. Ko zose private transportation zose ari public. Usibye ugiye ku kibuga cy'indege ukajya ugasangayo ibindi byose ko ari public. Mu Rwanda haramutse ibaye private transportation haramutse ifeirinze, leta ikabona ko igiye kubikubikiramo imari kugira ngo regulating what are we going to kunenga.
ni iki turimo tunenga koko kubera ko abantu bagenda bakagera iyo bajya imodoka ziyongereye mu mujyi wa Kigali ndemera ko development tuvuga irashyira pressure kuri transportation ku buryo bizagenda bisaba ko niyo mihanda yagurwa n'abo bantu basengerwa baziyongera as a point that we speak about. Because if we're criticizing, let's get ready to criticize even tomorrow. Kuko umujyi uragenda wiyongera kubera abantu I mean population mu mujyi wa Kigali iriyongera kubera ibintu bya attracting abantu kuza mu mujyi, kubera investment zibera mu mujyi, kubera ibikorwa, kubera gushaka akazi. So ibyo ngibyo birashyira pressure kuri transportation, bituma bisaba ko imihanda yagurwa. Ejo twari kunenga ko imihanda ari mitoya kandi imodoka zikigenda buhoro, ibyo ntabwo ari cyo tunenguka. Ariko nubwo turavuga tuti ejo iyo mihanda bazayagura, amazu bayasenye, tuzakomeza tuvuga turanura cyasenyerwa, wenda tuzavuga turasenyerwa ariko ntibabona ibyo bashaka. Hopefully ko ibyo bizageraho, hopefully it will get better. But trust me, let at least say yes, transportation in Rwanda has been regulated and is working at a normal, a very well standard compared to the regional setups. I 100% agree with it. Maybe twavuga ko hari abantu bagiye bavamo bakadropinga kubera pressure, but I applaud their success. Thank you. murakoze cyane ariko ntabwo ugeze ukora acknowledge y'abo bantu bahombeyemo ngo wishyire mu cyimbo cyabo niba ari income bari bafite. Icyo kintu cyo transportation muri western kuba transportation zibonetswe na government, ariko bagiye ko transportation most of place ari ubuntu. Nimba unabyibuka uzi neza ko Mamdani wa New York aricyo kintu yamamaje kubera New York itari ifite transportation y'ubuntu, atangiye kugenda katinga cost. Nibwo se nimba tuvuga urugero nimba mushaka ko transportation zose zibe za leta, kubera ko hatabaho kugabanya ibiciro by'izo bisi, twumve ko atari mutabikoze mu nyungu z'abantu runaka ngo twumve igiciro cyagabanutse, twumve yenda kuva Nyabugogo ugera mu mujyi ni igiciro cy'ijana. So icyo nicyo kibazo ahanini twe twari dufite, naho kuba ibintu byaba regulated ntabwo tubyanze kuko izo change zigomba kubaho, ariko dushaka ikintu kinyuze muri fair. Nimba wimuye umuntu umuhe ibyangombwa, ureke gukoresha force ufite n'imbaraga ufite za leta kuba wakwimplementing ibyo bintu mu gihe iryo terambere riri kuza rigafata abantu batishoboye ribata hanze. Ninde uwo mujyi numara kuwusoramo abantu batawufitemo access, abo bantu bazajya kubahe? So ndakeka ushobora kuba waratembera ibihugu byinshi, ushobora kuba waratembera ibihugu byinshi byo muri Aziya, bifite modo yabyo bikuriramo bijya gusa nk'Afurika twakabaye tureberaho, ugasanga umujyi urakuze, ariko umujyi no gukura kwayo utekereza ku bantu baciriritse badafite amafaranga. ugasanga tuvuge nimba umujyi tuvuge twavuga nka za Bangladesh, ni ibihugu biri gufatinga no kuzamuka n'izo za India zose, usanga umujyi uzamuka ariko ntiwirukane abantu baba muri Isilamu. Ugasanga hari ukuntu at least bakibonamo utaratravolinze ukaguringa Isilamu tuvuga urugero zo mu Buhinde, usanga baracyamo abantu batishoboye babasha kuba mu mujyi bakasurvivinga. Ariko twebwe iterambere turi kuzana riri kugira abo risohora rikinjiza abantu mbagwa, noneho babandi basohotse bakisanga noneho ya access batayifite. Ugasanga ibyo bikorwa bivugwa ko biri guteza imbere abanyarwanda, umuturage nta benefit, iyo success ntago ibasha kuba benefit ku muturage. So what's the point? Nimba ikintu cyaga profesa abantu igihugu cyose benefitingwa n'abantu umwe babiri batatu. So development irakenewe, ariko ntihabeho fair habeho n'ikintu cya transparency y'uburyo ibintu byakozwemo. Nimba ari retirement
harimo amafaranga RSSB gukata bakwereka foto y'amafaranga yawe, bakwereke amafaranga yawe ahantu ari kuinvestinga, interest irazamuka. Nk'uko niba ibyo bihugu uvugubamo ushobora gutrakinga amafaranga yawe uri gukontributinga kuri insurance yawe nyine ya retirement, ushobora kumenya ati interest iri kuzamuka inda kubera ekonomi y'isi, interest iri kugabanuka n'amafaranga ari kuinvestingwa muri ibi bintu. Ariko turi kukwereka urugero rw'izo business za RSSB investinga zigasharinga, no one held accountable, then tukamuvinga on as nothing happened. So basically nicyo kintu twaba turi kuvugaho David, kandi ndagushimira cyane kuba bakontributinze ku kiganiro. Nimba ari umuntu share ikindi nashakaga kongeraho nicyo twahoze kare tunavuga kandi abantu bagomba guhindura muri ko. We aravuga ngo transport igomba kuba regulated, which is true, ndabyemeranya nawe rwose. Ariko wishaka ko iba regulated, ishyira pressure ku baturage, ibashyira kuri pressure y'ibintu bo badashoboye. Ariko hahandi ushaka ko abantu bajya kuri pressure, nimba bari bifitiye utwo tumini please bafite uko tubatunze kandi ari na benshi, wowe ukazana ibintu ngo uje kuregulatinga transport, ugafata abantu bawe uzi ko batari bujya kuri iyo pressure bakaba ari guhereza iyo transport, noneho babandi bagiye kuri pressure bakabivamo nk'uko bivuze, noneho ugahita usigara kutwereka ko iryo terambere turi buri bwa transport turi buri primere kuri ba bantu bawe batagiye kuri pressure ukora regulation ya transport. Ibyo bintu ntabwo ari byo. Ni gute ubundi igihugu kiri mu nzira y'amajyambere kivuga ngo kiri gushyira abantu bari gukora bikorera kikabashyira kuri pressure? Ikibazo nimba ari abantu bo muri leta kandi igihugu kigatera imbere. Nakwadinga muntu ukomeza urumva, nimba ari abantu bagira case studies zifashije, urugero nabaha bazajye bakora case study zo muri Asian country n'abantu dufite ibibazo bisa ukuntu bari kuzamuka, aho kugira ngo bajye kwigira ku za UK za Netherland bazana ibintu byabo bariya, bajye gufata case study mu bihugu bikizamuka madia bazo nizo bajya kwigira aho bazizana zicurira. Je ntabwo nshobora kumva umuntu ashaka ukambwira ngo gukora regulation, ariko ngo iyo regulation ushyire umuturage wawe kuri pressure, bya bintu yakoraga bifite icyo bimumariye bitunze igihugu, atanga uwo musoro ngo abyihorere ngo kubera kuri regulating ibintu yakoraga. Ntabwo ibyo bintu nje nshobora kubyumva, nta nubwo nabyiyumvisha. Igihugu turabizi neza ko kirakennye, si igihugu uvuga ngo gifite uravuze ngo abo bantu ngo bari bugire pressure babivemo bajye mukiza. Urababwira ngo nibagira pressure bavuye muri transport uri kuregulating bajye muki, uri kwerekana ibindi bajya gukora ukambwira ngo babivuyemo gutyo gusa. None se abo bantu tuba duhombye bari bafashije igihugu, batanga gutuzi ku babo bashoferi ku biki byose, banywaga izo essence z'izo bisi, urumva tutabahombye? So ibyo nibyo abantu rero bagwiye kureba, ntibarebe utuntu dutoya. Usanga iyo regulation ya transport yakozwe ifitwe n'abantu 100 n'urugero, noneho bagashaka kuza hano ngo batwumvishe ko abantu 100 aribo bagomba kurepresentinga transport yose yo mu Rwanda, ko ari ikintu cyateye imbere, ko ari ikintu transport rwose ari igitangaza mu karere. Ibyo bintu ntabwo ari byo, ntabwo abantu bagomba kubyumva gutyo. Wewe washyize abantu kuri pressure, wifatiye abantu bawe, umennyemo amafaranga n'ubundi azana kugarukira, ariko ba bantu uvuga ko washyize kuri pressure bari bafite izo minibus, ntabwo kutwereka ibindi bagiyemo. Ikibazo cy'uko izo minibus ngo zitwara ngo imifuka, wagombaga no gukora iyo regulation wenda iyo mifuka ukayikuraho ukavuga ko nta muntu wemerewe kwinjiranamo n'imifuka, ariko bikagenda biprogressinga, ariko abo bantu utabakuye
utabakuye mu buzima muri ekonomi y'igihugu utabigijeyo kugira ngo wowe ibyawe bibe successful kandi n'ubundi bizaba ari ibintu biri muri sako y'abantu bakeya kugira ngo ukomeze wigwizeho imitungo. Ntabwo ibyo bintu ushobora kubyumva byo kumbwira ngo bashyira pressure ku bantu abaturage bawe. Ikibazo nakoze nimba bino bigo bya western tuvuge nk'urugero transportation zibonezwa na government bavuga cost ya transportation iba ari almost nothing. No, most of the part hari public buses z'ubuntu ugasanga nk'amadolari 2 ushobora gufata treni y'amadolari metro cyangwa treni y'amadolari 2 ikwambukije state zingahe. Gusa nibwo tuvuga ko leta yoninze ibintu bikabenefitinga abaturage ariko mu gihe leta yoninze ibintu bigakomeza n'ubundi bikamura abantu that's make no sense at all. Shera sinzi nimba kuri TikTok mufite umuntu turimo kugana ku musozo ngira ngo. Yeah, I have something to say. Imbere yacu natwe turabifite ibyo kuvuga ntabwo wadutanze. Watwumva? Uranyumva wowe? Ndi kukumva ariko Wolf wanza yagiye na Shera yagiye kubumva ariko Shera na Wolf ntabwo banza batari hafi. Ndahari. Okay, komeza ma. Bonyeka ko rero Kazuri ntabwo yadutanze. Mukoresha wagana turi kugana ku musozo ndumva buri muntu wese nafata nk'umuntu umwe. Tugiye gutanga igihe gitoya. Mushayija ngakurikiraho. Oya Mushayija nagare wabanje niyo wa excellence. Ya ningewe rwose murakoze. Ijambo ninjye wa excellence. Navuga? Okay. Murakoze cyane ndabumvishe guhera kare n'umbishanga mu byavuga mwavugaga. Ibyo bintu byose ni ibintu dukunda kujya tuvugaho cyane debating ariko mwana akoze kuba mwana bigaruye none mukazana n'ibindi byinshi. Ngewe icyo ndivuga ndavuga muri politique. Solution y'ibintu byose biri hariya nuko ubutegetsi buriho buri mu Rwanda buriho bwavaho kugira ngo ibintu benda haze indi system kuko iyi leta dufite ubu ngubu ni leta yo gutekerereza abantu nta gituma abantu bitekerereza. Nimba igihugu kitagira opposition side kandi twese tuzi yuko igihugu cyose kiba gifite demokarasi kigomba kugira opposition side kugira niba iri ikore check and balance kugira ntabwo kugira ntitukaye tubona first lady w'igihugu afashe indege ye bwite ngagiye kuri kwatendinga graduation y'umwana we mu Bwongereza akoresheje imisoro y'igihugu ntagire uvuga urumva hari ibintu byinshi abantu badutekereza vuga ati ntitugomba gukora ama business aya naya cyangwa imishinga iyi ngo ariko ko babanje kubidutekererezaho ibintu nk'ibyo icyo ntago ari igihugu icyo kirutwa n'urugo rw'undi muntu kirutwa n'urugo rw'umuntu wibereho arimo yirira yaba ari bijumba gusa kuko nibura yatekereje kujya guhaha ibyo bijumba. Igihugu gifata abantu b'amagare ngo kugeza saa 12 nako bamapikipiki ngo kugeza saa 12 ngo mube mwakinze. Urumva rero dufite ikibazo cy'ubuyobozi kuko ubwo iyo bavuze tubuyobozi abari ubuyobozi buje gukunda igihugu abari ubuyobozi buje kuyobora igihugu bwitaye ku baturage kugira abaturage nibura bahindura ubuzima. Ari igihugu cyacu siko bimeze. Abanyarwanda benshi abenshi babifuza ko bana by the way ngiro dufite abanyarwanda bajya baza muri ibihugu bya Afrika wenda abandi munyamutanga n'ingero z'ibihugu by'abazungu no aho tuba tugiye kure tujye dutanga hano hafi za Zambia za Mozambique za Malawi za Botswana za za Zimbabwe ingena abaturage babaye urafata umunyarwanda akaba mu Rwanda yagira imana akabavuye mu Rwanda akaza mu gihugu nk'iki tuvugenda nk'iki cya Zambia cya Malawi akazana kutunheraze yaba ari guteka amandazi yaba ari kugira ibintu atashobora gukora mu Rwanda akaza akabikora hano agahindura ubuzima. Ejo neje bundi kabateye imbere ejo dufite abanyarwanda benshi baje nta kintu bafite but as I'm talking ubu bafite imodoka baraho bameze neza handi bayakuye cyangwa niki mu byo bakora kuko igihugu barwaye wenda harababaza badafite impapuro zuzuye ariko ntago bajye babirebaho cyane ariko araza agakoresha ya talent yiwe ifitiye ya ari uguteka
ikigage yaba ari guteka inzoga yaba ari gukora amandazi yaba ari iki cyose akabikora mu gihe ayo mahirwe mu gihugu ntayo dufite. Muri muvuga ngo ibyo bya transport nimba koko ibintu nk'ibyo bivuga ati ngo abayikora ishinzwe na leta gusa yose the whole country birababaje cyane. Ahangaha umuntu ashaka kujya kugura imodoka yawe yaba ari iyo bita minibus ukagenda ugayikoresha ibisabwa byose uko bimeze kugira iyo muhanda ugatangira ugatembera imodoka igatembera gitwara abantu bavana aho bajyana ubu ni business yawe ukoze mu gihugu cy'u Rwanda tuzarindira ngo babidutekerezeho cyangwa ngo nubikwire. So the issue hari ngiye kuri ngewe mvuga ko ari ubutegetsi twifuza ko ubutegetsi bwavaho kandi buzavaho. By the way nta kintu gihoraho nkuko hano kuri TikTok tuza dusakuza. Ikindi tugomba kumenya hano kuri TikTok abantu tuza hano nk'aba birirwa baza bakomera amashyi inkotanyi ntago ari benshi, n'abantu bakenya yenda bamwe baranahembwa abandi bagenda basapotingana n'abandi birirwa banasakuza. By the way baba hanze y'igihugu cy'u Rwanda yenda bibera mu bazungu bibera hehe. So mu buzima bw'umuzungu ntiwabukomparinga n'ubwo abandi bari muri iki gihugu muri ibihugu bya Afurika, ariko mu Rwanda ho harakabije. Mu Rwanda n'ahantu dushaka gusigiriza ngo dore bakatwereka kuri social media ku ma video dore ngo durkosa bakatwereka ndabona gusa, ariko rwose niko bimeze found no ubona. So mu gihe rero ngewe mu gihe mbona ati abaturage uko bucya bugenda uko umwaka uhera haza undi nta kintu kiri guhinduka, nta kintu leta bimaze ahubwo ngiye mba nibaza ati se ubu leta iri mu Rwanda buriya nta nisoni bifite base ko tuba tubona abayobozi babo batembera bajya mu bindi bihugu bo ntago bajya banatekereza ati abagenzi bacu babigenza gute kugira natwe abaturage bacu bagende. Kagame arabyemera ko abanyarwanda bakennye, ibyo ni ibintu yemera kuri podium akabivuga. Ese ubwo bukene yaburangiza gute? Ni ibintu byoroshye. Umunyarwanda abizi ko ari umukozi, umunyarwanda ni very hard work, ni umukozi. Buri wese arabizi ko abanyarwanda ari abakozi, ari abantu bazi gushakisha. Ariko azashakisha gute bamukozeye block? Azashakisha gute inzira zose mwazifunze ngo ziri kujya kuri individuals? So biragoye. Umunyarwanda arajya hanze ukagenda agakora ibyo akora byose agatera imbere, ejo n'ejo bundi ukabona ubuzima bwahindutse kandi ahavuye yari hasi cyane. So abanyarwanda muri hano rero ngewe icyo nababwira ibyo tugomba kubivuga rwose, ibyo dukomeza tubivuge ni byiza, ariko solution rwose natwe tuyigeraho. Iyo solution tujye tuyigeraho tuvuge ati byagenda gute n'ibindi ndawenda ubona atavugira nahangaha. Ese reka mpe n'abandi byo ijambo gusa ibyo nyine navugaga n'ibyo mwabantu mwe ndangiza mvuga ati mu cyongereza bavuga ati any problems created by human can be solved by human. So ubwo ibibazo dufite none twe tuzabyirangiza twe nk'abantu. Murakoze cyane. Yego yewa excellence urakoze. Bwamucyo kuri X niba mufite umuntu mwamuha ijambo, ariko twebwanga turacyafite abantu nka batatu ngira ngo cyangwa abandi yego mushayisha ijambo ni ryawe. Murakoze. Ngewe ndi buvuga ibintu bikeya, ndi busubize igice kimwe cy'abantu bo kuri Twitter. Nyeka ko uyu munsi niba umuntu akeneye ko tuzana minibus ngo ikore transportation mu mujyi wa Kigali cyangwa mu bice bimwe byo mu miji, umuntu kibanza wumve concept no byavuze. No, waretse se nkasubiza. Nuko iyo by'abantu ntabwo twamwemeza, twavuze ko kuzana distraction ahangaha. Reka mbyihorere, reka nkomeze byose, reka nkomeze rwose nta kintu cyamuri kumva. waretse kose bite ko numva mutangiye guterana amagambo bimeze bite? waretse nkasubiza. Icyo ngiye nshaka kuvuga ni iki uyu munsi. Niba uyu munsi urwego dufite cyangwa umubare w'abantu batega uri hejuru, hagomba gushaka igisubizo gituma abantu batari butinde ku murongo cyangwa batari gumize gutegereza bisi. Ikindi cya kabiri, turi bufate umubare wa minibus. Niba minibus itwara abantu 18, basi ishobora gutwara abantu 70, turahitamo iki tworoheye kiri gutuma abaturage bari bubone umurongo muzima bakihuta muri serivisi yo kwitwara abantu.
cyo ni icyambere. Ikindi cya kabiri, niba uyu munsi umuntu atubwira ko $2 avana umuturage muri state akamugeza mu yindi akabyita ko hana ari ubuntu, natwe uyu munsi uri busanga hari abantu dufite bagendera ku 3,000 kandi bakava mu mujyi wa Kigali bakajya mu ntara. Nkeka ko ibyo nabyo utari bubyita ubuntu. Nuko niba uyu munsi umuntu ava i Musanze akajya i Kigali agatanga 3,850, ntawe bitaniye nayo $2 uri kuvuga. Nkeka ko natwe icyo gisubizo wagakwiye kumva ko tugifite. Ikindi nshaka kuvugaho ni ikintu kivuga ngo kuki bamwe bari muri transportation bonyine, ngo numvishe bamwe bavuga ngo kanaka ngo niwe ujyamo. Erega kuba umwana wa perezida simbizi niba munamizo company ntago mwazitubwiye, ntago kuba umwana wa perezida bibuza umuntu gukora business. Kuko niba imbere yuko aba umwana wa perezida bari umunyagihugu, afite uburenganzira bungana n'ubwanjye Mushaje, afite uburenganzira bungana n'ubwa munyarwanda wese guhitamo icyo ashatse. Najya kwandikisha business ye muri RDB ntabwo izamwangira kubera ko ari umwana wo kwa perezida. Dutekereze ko tube open, tureka abantu bakora ibyo bagomba gukora mu burenganzira bwabo. Ari nacyo mvuga ngo uyu munsi niba dufite RFTC, dufite za Sitera, dufite zaki, buri area yo mu mujyi iva mu mujyi ijya mu ntariye ifite companies zishinzwe kujya aho hantu. Ntabwo uri bumbwire ngo business ya transportation ikorwa n'abantu bamwe. Niba uyu munsi dufite rura izigashyiraho umurongo, igashyiraho uburyo essence na mazutu bizagura, igashyiraho uburyo ibiciro bizubahirizwa, ibyo bintu bigakorwa implementation y'ibyo bintu igashyirwa ku murongo, umuturage akamenya ngo ndavikabuga nkozeho tapandigo yakozwe n'umuntu ku giti cye, nyako no ku giciro cya transportation agirirwa yagenerwa. Ntago bijya muri zo famille muri kuvuga. Birakwiye rero ko before yuko mufata ngo mugende ngo tujye muri Asia, tujye muri Helena, we are not in Asia, turi mu gihugu cy'u Rwanda, turi muri Afurika y'Iburasirazuba. Kandi ibisubizo byacu ntago turi bufate ngo tubigeranye n'iby'Abahinde, ntago tungana n'Abahinde. Ntago ibisubizo byacu turi bujye kureba muri Bangladesh, ko tutari muri Bangladesh nta nubwo dufite uburyo bumwe. Ngiye nsoza ikintu cya nyuma nashakaga kuvuga. Uyu munsi umuntu araza akavuga ngo RSSB is a company, there is no shares in RSSB. RSSB ntabwo ari company, ni ikigo cya leta. Icyo kigo cya leta rero gifite ibyo gishinzwe. In case umuntu ari buza akavuga ngo pansiyo yanjye ngo bimeze gutya na gutya, icyo gihe aragenda bikurikirane, nkeka ko umukoresha we uko byatanzwe, uko bamutangiye imisanzu abikurikirane, uburyo babimuha agomba kubikurikirana. Sindi ubisobanureho byinshi. Nsoza rero, iyo uvuze ngo uyu munsi ngo there is no government companies, umuntu bwakavuga ngo even ngo BK Arena ngo ntabwo ngo ari ya government of Rwanda, ni yande.